Banje kugusuhuza wowe uteze amatwi uyu muyoboro wacu wa YouTube ndetse n'umuyoboro wanyu, ariko reka mbanze nshimire abantu by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, bafunguye inzogera, bakanze like. Abo bantu rwose ni ab'agaciro kuri twebwe, ndetse tubahaye n'ikaze rwose. Reka baze tujyane muri politike na diplomasi biri kuvugirwa muri iyi si, cyangwa se hano kwa Antoine Felix Tshisekedi. Ariko by'umwihariko mbere yuko manuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, munyihanganire mbanze ndebe ibiri kuvugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ni amagambo yabajijwe n'umugore wa Evariste Ndayishimiye ubwe, ariko byaje kuba ari akumiro ndetse n'inagahomamunwa, bitewe ko amagambo yatangaje ndetse ataje gushimisha benshi, ndetse ibi bintu rwose igihugu cy'u Burundi gikomeje kwijandikamo. Ntekereza ko bitazigera bigihira, bitewe n'amagambo gikomeza kugenda kivuga cyangwa se gihatiriza u Rwanda. Uyu mugore wa Evariste Ndayishimiye we ubwe yavuze amagambo agira ati twebwe rwose umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi ntuteze kuzasubira nk'uko wari umeze nka mbere, bitewe n'uko rwose turi kubasaba abantu by'umwihariko bagize uruhare mu ihirikwa rya Nkurunziza wahoze uyoboye kino gihugu, cyangwa se bazanye kudeta, cyangwa se ba nyine bishe uyu muperezida wari uyoboye kino gihugu cy'u Burundi. Yavuze abishimangira yuko avuga ko rwose nta na rimwe umutekano uzigera uba, cyangwa se amahoro, cyangwa se ko batazigera babana neza mu gihe bano bantu bakoze bino bintu mu gihugu cy'u Burundi bakiri kwidedembya, nyine bakomeza babaka u Rwanda, cyangwa se mu gihe ngo u Rwanda rutarabohereza, ko rwose umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ngo utazigera uca mu nzira nyazo. Kamubwire ngo rero biri kuvirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byo navuga ko ababirigi bo bamaze kuba bagera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bagishijeho n'intwaro zigiye zihambaye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nazi kukubwira ko iki gihugu cy'ububirigi cyamaze nacyo kuba cyafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, kubera ko rwose kino gihugu cy'u Rwanda ngo bakomeza kugenda bagishinja kuba gifasha uyu mutwe wa M23. Ariko kandi mu by'ukuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame by the way akomeza agenda abigarukaho ndetse anabishimangira, avuga ko ibyo byose ari akarengane, ariko adatewe ubwoba n'iby'amahanga bagenda bavuga cyangwa se bafatira ibihano. Avuga ko iki gihugu cy'u Rwanda ari igihugu benshi bakomeje kugenda bakibona bakikoma, bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda rwose ari igihugu kibi, ndetse kandi nacyo gihugu ngo kiri gutuma umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utaboneka, ngo ni nacyo ngo cyangirije ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Antoine Felix Tshisekedi Kilombo akomeza abigaruka, avuga ko rwose igihugu cy'u Rwanda gifite n'ingabo zigera ku 30,000 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nerekeze hariya mu gace ka Uvira, aho rwose abarundi bakomeza bavuga ati twebwe ntitushobora kuva ku iziba. Ku rundi ruhande abandi nabati tugomba natwe gupfira igihugu cyatubyaye, abandi nabati umuturanyi nyawe tugomba kumufasha rwose nta kabuza. Aka gace niko konyine ngo gasigaye gakoze ku butaka bwacu, ngo nta na rimwe twakigera tukarekura, ngo aho kubimbwa nabimva. Undi ati nawe reka turebe igikurikiraho, ngiye gupanga kudeta nitonze, icyo nzi cyo ngiye nabishyizemo imbaraga, n'ubundi nta kabuza kano gace ndagafata. Ubwo ni agace ka Uvira, ubwo ni inyeshyamba za M23 zari hanganye n'abasirikare b'abarundi. By'umwihariko bano basirikare b'abarundi bakomeje kugezwa muri iki cyangwa se muri aka gace ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ingabo z'u Burundi zikomeje kwikuza ari nyinshi cyane, ndetse dore ko rero ngo zanasatiriye, by'umwihariko hari za Bukavu zahasatiriye, ziri kugenda zihanuganurwa rwose. Zino ngabo ngo zishobora kuba isa n'isaha zakinjira muri Bukavu zigakora udutendo tutandukanye kuri uyu mutwe wa M23. Ariko kandi
ibi ngibi byo gusatira inyeshyamba za M23 zabibonye kare, dore ko zagaragaye nazo zitsindagira hariya muri Bukavu bikomeye cyane, ndetse n'intwaro batunda bajyanayo, nyuma yo guhomba indege suko 125 yafashaga z'inyeshyamba za M23 kurwana urugamba. Urakoze cyane kubana nanjye, duhure n'amakuru agiye kugerwaho mu kanya. Urakoze cyane.